hari mu masaa 6 z'ijoro bigera mu masaa 6 saa 7 saa 8 tugiye tubona umuriro uratse nk'ikintu cy'ikibatsi cy'umuriro nk'ahantu hashobora kuba hahiye nka station ya essence ubwo ikintu cyaje kubaho haje kubaho ko abasirikare baparangana abandi batangira kubaza ati bibaye iki urumva nanjye narindi mu bitotsi gusa icyo naje kumenya ni kimwe byageze mu rukerera bavuga yuko bishoboka kuba ko Colonel Wilingoma bashobora kuba murashe kuko ahantu yaratuye kuko ntabwo byabaye bari ku rugamba oya ntabwo byabaye bari ku rugamba urumva ko bamurasiye mu rugo iwe noneho habayeho imvururu nyinshi mu gitondo no hazindutse havugwa kuko nanaguhamagaye numva telefone yawe niro kuko iyi nkuru ninjye wayimenye mbere mu Rwanda yego ninjye wayimenye mbere ndaguhamagara numva telefone yawe ntiriho gusa abasirikare barimo bararira gusa haguye aho cyaguye iyo drone yarashe haguye abantu benshi pe usibye ko bavuga Wilingoma ariko haguye benshi bikekwa yuko n'abari bamurinze bose nta wavuyemo ikigaragara nuko gusa umutekano waje gukomeza ariko nyine abaturage nabo bakaba bari kuvuga yuko ikintu bari bamaze iminsi babona ziriya drone zisirikira mu kirere ziriya z'umutekano ngo wabaje kubarindira umutekano bavuga yuko ziriya ndege arizo ziri kubakoraho ayo niyo makuru nabashije gutoza ariko unagarutse ubu ngubu nkabamerereye igoma ubwo ngubwo ikiri bukurikireho gusa ni ukukomeza nkurikirana amakuru 5 kuri 5 nkagenda nyabashyitsi ariko uko bigenda kose ndararangeze mu Rwanda yego iyi nkuru iyi operation yabaye yaguyemo biravuga ko harimo hari hafi aho n'umuni n'abandi basirikari amakuru nta mundi musirikari wenda wundi wiranka yo hejuru waba wabiguyemo uretse Wilingoma ibyo bavugaga ni uko inkuru zacicikanaga aho ngaho numvaga zivugwa mu bantu mu basirikare bari aho ngaho bategura hari abasirikare benshi baje gusekiriza aho ngaho kugira ngo n'umurambo bataba bawutwara bakeka yuko hari ibindi bitero bishobora kuba biri hasi byaje iziriya ndege za drone zaje guha avantage genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire Yes, reka nizere kumeze neza cyane uherereye hose udukurikira umunsi ku munsi ni ibiganiro byacu dukira ku rugendo online TV ndetse no kuri Inside Rwanda TV hose wadusanga yo turagarutse nitwa Gakire Samu tujye kubana mu nkuru n'ubundi dusanzwe tubagezaho zibazigezweho cyane cyane aho twibanda ku nkuru zijyanye n'umutekano politike ndetse na diplomasi turaza kureba ibintu biri kuvugwa nta yindi ni inkuru y'akababaro ijyanye n'urupfu rwa umuvugizi wa AFC M23 mu bya gisirikari Colonel Wilingoma aho bivuga ko yapfuye hagabweho igitero cya drone aho yarari irubaya binavuga ko hari n'abandi basirikari bakomeye cyangwa se bakuru wa muri AFC M23 ariko wenda ntago izo drone zabashije kubarasa ni byiza ko dufite umugenzi wacu uraburiyo cyangwa se uherereyeyo uri muri biriya bice turibuze kumuhamagara n'ubundi atubwire hari byinshi mu makuru yamaze gutohoza iyi nkuru igeze hanze ni nyuma y'imirwano yarayibaye aho kuva iki kibaya cy'ikirombe cya Rubaya aho Tshisekedi kuva yamara kugiha Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi kiri mu bice bigenzurwa na AFC M23 niho rero byose bitangiriye niho AFC yatangiye kugabwaho ibitero bikomeye cyane aho umwe bavuga ko ari ibitero biyirusha imbaraga cyangwa se ibitero byari bikomeye cyane mu buryo bwo kwirwanaho maka cyangwa se umwe mu bacu bajya baduha amakuru n'ubundi tubana aherereye mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo reka tumubaze ibyo ari byose hari ibinyamakuru byinshi ari byo biri kuvuga ariko nk'umuntu uri muri biriya bice nawe wenda hari igihe inkuru yaba yamugezeho maka uraho neza murakomeye kuri Inside Rwanda ndetse no ku rugendo online TV ndavugana na Samu uravugana na Samu natwe reka twizere ko meze neza
meze neza cyane. Nari ngiye kubaza ngo amakuru yaramutse aho ngaho, nari ngiye kuyabaza mu iringara none reba ngo ozabye nazabye te aho tuzana mawa. Hano turi mu mibabaro n'agahinda. Umubabaro n'agahinda, ni ukuvuga ngo ni mu bibazo byagenze ute rero? Nari nguhamagaye maze kubwira abantu iyi ni inkuru y'akababaro, ni inkuru cyane cyane abakunzi ba FCM Ventura, abantu bayikunda bazi ibyirwanira babiha agaciro, ariko nanone ikaba igitego ku rundi ruhande rw'abatayikunda cyangwa se leta ya Kinshasa, kuko nimba havuga ko yarashe Colonel Wiringoma, ni umusirikare ukomeye, ni umunyabigwi, ni umuntu twabonye muri ino ntambara wagaragaye cyane cyane akora ibintu bidasanzwe. Abantu baramwibuka mu mujyi wa Goma ubwo yapfukamishaga abazungu, ariko babwira ati kwikuri ntimuzongere kugaruka kuri ubu butaka, twebwe turarwanira igihugu cyacu, mwebwe murarwanira iki? Uru rupfu rero ndagira ngo mbwire, iyo operasiyo ni operasiyo yabaye gute? Mu makuru nabaje gutoza nuko zari operasiyo ya drone 3 yagabwe i Rubaya. Yego. Aho bari binavuga ko ngo hari abandi basirikare bakuru. Nutazajya unyumva neza, uzajya umenya ko ari amarezo. Hano amarezo yakunda gupfa cyane, urajya ugenekereza, ariko ndabizi ko turi buze kumvikana. Gusa ikintu kiriho ngewe ejo nari nanyarukiye i Goma. Nanyarukiye i Goma ngira ngo ndebe antene za Inside Rwanda n'urugendo online TV rurebe se umutekano w'i Goma koko umeze ute, uhagaze gute, umuntu ajya avuga ibintu ahagazeho mu buryo bwo kugira ngo abadukurikirana bajye bareba yuko tuba twananyarutse twagiyeyo. Ntabwo rero naje kugera i Goma mbona umutekano ni sawa, ngera za Delante, ndagenda ngera aho bita kuri Rompoe Chifudu, ndagenda ngera na za Birere, naranamanutse yewe ngera hano kuri Lac Vert, naho ndahareba mbona abaturage bameze neza, umutekano abasirikare ni sawa. Ndavuga nti ntabwo nava hano ntageze mu nce za hirya za Rubaya, ndetse no kujya kureba hariya bari bamaze iminsi za Poezero bavuga yuko hari ibintu bidasanzwe by'ibitero biri kugenda bihabera. Ndebe umutekano muri rusange uhagaze gute, se umuturage abasha kugenda cyangwa se birakomeye. Nibwo rero naje kugenda ndamanuka ngera hirya za Rubaya, kuko ngewe byaraye bibaye shiste ngewe mpari, ariko urumva yuko twebwe ahantu twari turi, ngewe ahantu narindi byaje kuhagera ko mparara, ndavuga n'ejo nzahindukira ngaruka i Goma, kuko ndi kubona hano hari security, aba M23 bari kuhasekiriza hameze neza. Ikintu cyaje kuba naje kujya ku kabari bita Nganda na Biso. Akabari bita Nganda na Biso kari mu isantere y'ahantu bakunda gucururiza ibintu by'amakara n'izi nyama, kubaza inyama, izi nyama ya pori, izi nyama z'ishyamba. Urumva narahageze nari nshonje, ndabanza ndanicara mbabaza amakuru, bampa amakuru, umutekano juste wari umeze neza. Turarya, ndarya, ndanywa, kuko amafaranga nari nyafite. Ese nyangenda ndafite amafaranga. Ndanababaza ati se umuntu yararaye hano, mbona ko hari n'umutekano, ndavuga ati ndi burare hariya hirya, banyereka ahantu ndi burare nyine biri aho ngaho. Hari namaze no kwishyura, nsangira n'abakongomani bari baraho tuganira ku makuru, ubone n'abasirikare bari mu centro kabisa bari gusekiriza umutekano neza. Kera kabaye ahantu narindi hirya ahantu bita Kangambo, hari agakaritsiye bita Kangambo kari aho ngaho, niho nagiye kumva numva bamwe abaturage hari mu masaa 6 z'ijoro, bigera mu masaa 6 saa 7 saa 8, tugiye kubona tubona umuriro uratse nk'ikintu cy'ikibatsi cy'umuriro, nk'ahantu hashobora kuba hahiye nka station ya essence. Ubwo ikintu cyaje kubaho, haje kubaho ko abasirikare baparangana, abandi batangira kubaza ati bibaye iki. Urumva nanjye narindi mu bitotsi, gusa icyo naje kumenya ni kimwe, byageze mu rukerera bavuga yuko bishoboka kuba ko Colonel Wiringoma bashobora kuba bamurashe, kuko ahantu yaratuye, kuko ntabwo byabaye bari ku rugamba. Oya, ntabwo byabaye bari ku rugamba, urumva ko bamurasiye mu rugo iwe.
noneho habayeho imvururu nyinshi mu gitondo niho hazindutse havugwa kuko nanaguhamagaye numva telefone yawe ntiro kuko iyi nkuru ninjye wayimenye mbere mu Rwanda. Yego. Ninjye wayimenye mbere. Ndaguhamagara numva telefone yawe ntiriho. Gusa abasirikare barimo bararira, gusa haguye aho cyaguye iyo drone yarashe haguye abantu benshi pe. Usibye ko bavuga Wilingoma ariko haguye benshi. Bikekwa yuko n'abari bamurinze bose nta wavuyemo. Ikigaragara nuko gusa umutekano waje gukomeza ariko nyine abaturage nabo bakaba bari kuvuga yuko ikintu bari bamaze iminsi babona ziriya drone zisirikira mu kirere ziriya z'umutekano ngo wabaje kubarindira umutekano bavuga yuko ziriya ndege arizo ziri kubakoraho. Ayo niyo makuru nabashije gutoza ariko unagarutse ubu ngubu nkabamerereye Igoma. Ubwo ngubwo ikiri bukurikireho gusa ni ukukomeza nkurikirana amakuru 5 kuri 5 nkagenda nyabashyitsi ariko uko bigenda kose ndararangeze mu Rwanda. Yego, iyi nkuru iyi operation yabaye yaguyemo biravuga ko harimo hari hafi aho n'umunini n'abandi basirikari. Amakuru nta mundi musirikari wenda wundi wiranka yo hejuru waba wabiguyemo uretse Wilingoma. Ibyo bavugaga ni uko inkuru zacicikanaga aho ngaho numvaga zivugwa mu bantu mu basirikare bari aho ngaho bategura hari abasirikare benshi baje gusekiriza aho ngaho kugira ngo n'umurambo bataba bawutwara bakeka yuko hari ibindi bitero bishobora kuba biri hasi byaje iziriya ndege za drone zaje guha avantage kugira ngo babasha kwinjira hariya kuko icyabananiye ni ugukoresha ibitero by'imbunda zo hasi ariko hejuru ho kubikoraho byo biri kubashobokera ariko mu bigaragara ko bavugaga yuko mu basirikare bakomeye bagakwiye kuba banaguye mu kiriya gitero bakomeye kurushaho na General Sultan Makenga yari kukigwamo kuko bivugwa yuko nawe yagombaga kuza gusura cyangwa se kureba mugenzi waho ngaho ariko bikaba byabaye ngombwa ko atahagera. Ubwo urumva ko Imana yakinze akaboko nta wundi musirikare wundi bari bavuga bari batangaza uretse Wilingoma ariko bari bahari. Si ukuvuga ko batari bahari. Bari bahari ariko uwatangajwe cyane ni Wilingoma. Yego, reka tureke wenda ukomeze udushakira amakuru wenda uzaze no muri studio ufite amakuru menshi ngira ngo abakunzi b'urugendo na Inside ibyo ari byose ibyo uduhaye turakomeza natwe kubashakira. Reka ngushimire cyane. Murakoze cyane.